If it must be, give the child to her, that it may not be slain. Divide it. It shall be neither hers nor mine. yabaye indashyikirwa mu gihe cye. Abantu bose bagiye bumva imigambi ye n'imirimo ye, bagiye bayitangarira, ndetse kugeza na n'ubu imirimo ye yabaye icyitegererezo ndetse itanga n'inyigisho cyane. Ubwenge bwe n'ubuhanga bwe bwagiye bugaragarira mu manza yacaga, ku buryo yagiye aca imanza abantu benshi zikabatangaza. Abantu benshi bumvishe guca imanza kwe kutabera kandi binyuze mu mucyo, akoresheje ubuhanga n'ubwenge, bagiye babitangarira cyane, bakavuga ngo ubwenge yari afite koko yabukomoye ku Mana. Ushobora kwibaza ngo uwo ni nde? Ni umwami Salomo, wari umuhungu wa Dawidi. Yageze ashimisha Imana, akora neza, Imana iramushima, ndetse rimwe Imana imusaba kugira ikintu ayisaba, arangije nawe ayisaba ubwenge. Ayisabye ubwenge, noneho Imana byarayishimishije cyane, imuha ubwenge ndetse imuha n'ibindi biruta ibyo yari ayisabye. Kuko bavuga ko mu bami bose babayeho ari we mwami wagize ubutunzi, ndetse ngo yari afite n'uburanga. Kubera gushimisha Imana, Imana yahise imukubira byinshi cyane, kuko Imana yabonye asabye ikintu gikwiriye, kuko we nyine yari asabye ubwenge kugira ngo ajye arenganura ubwoko bw'Imana binyuze mu bwenge ahawe n'Imana. Dufatiye nko kuri uru rugero rw'abagore babiri babyaye abana babyariye rimwe, umwe abyara umwana upfuye, undi abyara umwana muzima. Nuko nyine uwagize amahirwe make, uwabuze amahirwe yo kubyara umwana muzima, yagize ishyari, ashaka ko uwabyaye umwana muzima nawe yamubura, cyangwa se akaba ari we umujyana. Byabaye impaka cyane, bituma bigera ku mwami Salomo, ndetse bijya no mu rubanza. Maze umwami Salomo nawe ahamagaza nyine ba bagore babiri, uko ari babiri bari kuburana. Umwe ati umwana muzima ni uwanjye, undi nawe ati nanjye umwana muzima ni uwanjye. Urubanza ruragica. Umwami nyine kubera ubwenge yari yarahawe, ahamagaza wa mwana muzima, arababwira ati noneho kuko mwese tutamenya uwabyaye umuzima cyangwa ufite uwabyaye wapfuye, reka tumubagabanye kabiri, buri wese ajyane uruhande rumwe n'undi ajyana urundi. Ibi byari inzira y'ubwenge, agira ngo abanze arebe koko ufite impuhwe, cyangwa ufite nyine impuhwe zo kuba yagira umwana muzima, cyangwa se nyine uwari kwemera ko bamugabanya, yari guhita bwari ubwenge yahabwaga n'Imana. Noneho wa wundi wabyaye wapfuye avuga ati njye ndabyemera rwose, reka bamutugabanye. Bahamagaza icyuma ngo bacemo wa mwana, hanyuma nyina w'umwana atangira gutetemera. Impuhwe ziraza, areba ukuntu bagiye kumucamo, arangije n'amarira menshi aravuga ati mwami rwose
ntabwo byanezeza kuba nabona umwana wanjye mumucamo, ahubwo wenda najya nyurwa no kumenya uko abayeho, nkamenya imibereho ye, ariko nimumuha mwijyanire pe. Umwami Salomo nyine yahise abona ko uwagize imbabazi n'impuhwe ari we nyir'umwana muzima. Noneho wa wundi wabyaye wapfuye we yarakomeje avuga ati nimumugabanyemo twese tumuhombe. Birangira wa mwana muzima bamumuhaye uwagize impuhwe, kuko nta kuntu umubyeyi wabyaye yari kwemera kubona umwana muzima we bamucamo kabiri. Byarangiye rero uwo mugore afunzwe akatiwe ibihano, kuko yari agize icyaha cyo kugambanira, kwica umuntu. Abantu bose bumvise iyi nkuru bahise batangarira ubwenge bwa Salomo n'ukuntu yaciye uru rubanza, kandi koko iyi nkuru yashimishije abantu kugeza na n'ubu iracyavugwa no mu bitabo hose. Salomo yagize ubwenge yahawe n'Imana ku buryo abantu bose babyumvishije bose bagiye batangarira ubwenge bwe. Yari umuhanga cyane mu butunzi, yari atunze mu bwenge, ngo yari afite ubwenge burenze, mu buranga yari mwiza, kandi ingoma ye yayobowe neza mu buryo bwo kuyoboka Imana ndetse no kuyubaha. Uyu mwami rero yasabye neza, Imana iramwishimira, Imana nayo imuha, ndetse ngo imuha ibirenze ibyo yayisabye. Ndabakunda cyane rero, mugubwe neza, Imana ibaha umugisha, ishya n'amahirwe byose amahoro y'Imana atanga, kandi Imana ijya ibabashisha gusaba ibyiza, ibyo mwifuza. Ubundi ngo abantu ngo dusaba nabi, ngo niyo mpamvu tudahabwa ibihwanye n'ibyo twifuza, kuko akenshi usanga iyo tugiye gusaba dusaba ibyo turarikiye, iby'imibiri yacu ishaka, ugasanga nta n'ikintu byagirira umumaro Imana nyir'ingabo iduhaye. Cyangwa se ugasanga akenshi turi no gusaba ibyaturangiza cyangwa se ibyaturimbuza. Uzajya ubona impamvu usenga ukabona ntushobora, hari igihe Imana iyo ibonye ibyo uri gusaba yakwirangiriza ubwabyo ku giti cyawe. Gusaba kwiza rero ni ugusaba biturutse ku Mwuka Wera. Mbere na mbere gusaba kwiza ni uko umuntu yajya abanza agasaba Imana ikamuha ubwenge n'Umwuka Wera umusabira, ubundi gusaba neza. The living child is mine. Dead is yours. The dead is yours. The living mine. Nanjye unkuye ku cyavu, nakwigaragaza abantu bakambona, igisuzuguro wangizeho, ati bikorere kwiyubahisha, nawe wigaragaze nanjye bambone. Ibaze nyine kugira ngo abantu bamubone, akaba ari ibyo ajya kwiyiririza ubusa, akajya kuyumva bisabira ati Imana, aba ari abantu bansuzuguye, bari abantu banyubahutse rwose, bemeze Mana. Imana ikabireba nyine no kuba ari Imana, ariko gusaba neza ni ukurekera ubushake bw'Imana n'imigambi yakugambiriyeho, ubundi ukabwira ibyo Imana yakugambiriyeho ikabisohoza, kuko tubizi neza yuko imigambi y'Imana ari myiza kuri twe. Cyangwa se ugasaba Umwuka Wera akabasha kuguhishurira ibyiza wamenya gusaba byagira umumaro ku bugingo, byatuma ubugingo bwawe butarimbuzwa cyangwa ngo burimbuzwe. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Bye, murakoze cyane. Take your son, Mother. He is surely yours. May the Lord God Jehovah praise and bless you. You would rather have surrendered him to another
than to seem harmed. And take this woman hence and administer to her punishment to fit her perjury. She lies! She lies! It's not right! The child is mine! Mine! Now at last I have seen a judgment of Solomon, and your wisdom amazes me. Whatever wisdom he has been given me was for the benefit of my people. Continue to teach me, I beg of you, so that I may gain a greater insight into the wonder of your understanding. It will enable me to become a better and wiser ruler over my own people. Real wisdom lies in the ability to decide between the true